tekotayi refani bari bakeneye akazi horabi shandodrey bikorera ingobyi yabo bajya mu kazi uhereruna bari batinze ku gisasiro muri ubu burwayi bakire gukira higura imihigo yawe shepotayi kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho wirugira ibyo utsemba ku bantu bawe mana wirugira ibyo utsemba ku babyeyi bankurikiranye wirugira ibyo utsemba ku bapapa bakurikiranye mu Wese Imana TV wirugira ibyo utsemba ku basore n'abakobwa hotiponesire bro niba umunyabibi yakuweho abari bakeneye gushyingirwa nibashyingirwe batangire babone ikimenyetso. Ndabashuje mu izina rya Yesu abakurikiye mu Wese Imana TV. Amazina nitwa Bosco ayabagabo banzi ku izina rya Biratogota, hanyuma muvuga butumwa bwiza ntabwo twari duherukanye. Mbanje kubasuhuza mwese aho muherereye, abari hano mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ku migabane itandukanye. Ndabashuje kandi umugisha w'Imana babeho mu izina rya Yesu. Hanyuma uyu munsi ni ngewe Imana ngiye gushima ko ngaruka imbere ya kamera ku Wese Imana TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, dushimira n'abashumba muri rusange badutumiye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, umugisha w'Imana babeho. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko ibice 2, hanyuma turahasoma umurongo wa 11. Mariko ibice 2 umurongo wa 11 aravuze ngo ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Ndasubiramo rimwe, aravuze ngo ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Turasoreza muri Zaburi ya 64 turasoma ku murongo waho w'8, hanyuma duhuze aya majambo dusenge mu izina rya Yesu. Umurongo w'8 aravuze ngo ariko Imana izabarasa bazakomeretswa n'umwambi ubatunguye. Mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma iri jambo dusomye ndashaka ko tuvanamo icyifuzo kimwe tugiye gusenganiramo kivuga ngo abantu bakwimye inzira yo kwinjira ariko bagiye kuguha iyo gusohoka. Ndasubiramo rimwe, icyifuzo tugiye kuvana muri iri jambo cyangwa intego y'iri jambo iravuga ngo abantu bakwimye inzira yo kwinjira ariko Yesu we ubwo agiye gukora bagiye kuguha iyo gusohoka mu izina rya Yesu. Haleluya. Abantu ndagira ngo nkubwire ngo warabahamagaye uratabaza biranga, ariko iki nico gihe Yesu agiye kuza gutegekeramo. Nategeka ngo wikorere ingobyi yawe utahe. Haleluya. Abakwimye inzira yo kwinjira baraguha iyo gusohoka. Wakire gusohoka mu izina rya Yesu. Wasohoka muri ubwo burwayi, wasohoka muri ibyo bibazo, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma Bibiliya ivuga iki? Usomye iri jambo muri Mariko ibice 2 uhereye ku murongo wa 1, Bibiliya iravuga ngo iki cyari igihe Yesu yiyumvishemo ngo kongera gusubira ahantu hitwa i Kaperinaumu. Hanyuma wowe umurikiranye wizerane nanjye, iki ni igihe Yesu yongeye kwiyumvamo kugaruka iwawe. Iki ni igihe Yesu yongeye kwiyumvamo kuza mu rubyaro rwawe, muri business yawe, aho utuye muri karitsiye, hahandi bavugiye ya magambo. Yesu ubwe, haleluya, yiyumvishe kongera kuhagaruka. Hahandi byananiranye kuri cya gisasuro umaze igihe kinini, Yesu we yiyumvishe kongera kuhagaruka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo ahangaha i Kaperinaumu Yesu ngo aragenda agezeyo. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo hari umuntu wari ufite inzu. Iyi nzu rero abantu benshi ngo baza kumenya ko Yesu yaje muri uwo mudugudu aho ngaho i Kaperinaumu. Abantu ngo babimenye, Bibiliya iravuga ngo baragenda. Haleluya.
buzura muri iyo nzu. Hanyuma aho i Kaperinawumu ijambo riravuga ngo hari hariyo umuntu wari uriyo, yari yaravutse yararemaye. Sinzi uburemu ufite, sinzi uburemu ufite, sinzi uburemu igihe ubumaranye, ariko iki ni igihe Yesu aje gutegekera mama. Iki ni igihe Yesu aje gutegekeramo papa. Iki ni igihe, haleluya 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 haleluya, igihe baraho rero, haleluya, biraba ngo binjiye muri iyo nzu, abantu ngo baruzura. Ndagira ngo mubwire ngo abantu bari barakuretse, abantu bari barakuvuyeho, ariko Yesu aragarutse. Yesu aje gukora ibyo agomba gukora. Abantu babyemera batabyemera, abantu bakurwanya batakurwanya. Muri uku kwezi kwa munani Yesu yiyumvishemo kugaruka aho uri, kugaruka muri urwo rugo rwa, kugaruka gutanga andi mahirwe, kugaruka kuza gutegeka. Nta kindi kimuzanye, aje gukora ibyananiranye. Nta kindi kimuzanye, aje gutegeka wikorere ingobyi yawe ku manywa y'ihangu. Dore abantu baragusize, dore abantu bakuvuyeho, dore abantu baragutaye, baraje barakureba gusa. Haleluya, ntibagira icyo babikoraho, baraje barakureba gusa, bajya kugutaranga. Ariko iki ni igihe Yesu yiyumvishemo kugaruka aho ngaho bagusize, kugaruka aho ngaho bavugiye ayo magambo, kugaruka aho ngaho byapfiriye. Aje kuhategekera, aje gukoresha itegeko. Tuvuge ngo amen haleluya mu izina rya Yesu. Wacire, wacire, wacira andi mahirwe, wacira andi mahirwe. Hari ibintu Imana ije gukora. Bibiliya iravuga ngo ari Kaperinawumu hari umuntu wari waravukanye uburema. Ubu burema rero Yesu benema nagakanzwe. N'igihe umaze muri ubwo burema Yesu dukorera nagakanzwe. N'igihe umaze ku gisasiro Yesu dukorera nagakanzwe. N'amagambo bari kukuvuga, ndagira ngo mubwire ngo mu byo bari kuvuga, mu byo bari kuvuga, mu byo bari kuvuga, hari ijambo bagiye kuvuga ritere Yesu kuza gukora. Ni mandosire drome. Ndavugana nawe wowe uri muri Canada, wowe umaze igihe urwaye, wowe umaze igihe byakuyobeye. Yesu aje gutegeka, ugiye guhaguruka, urahaguruka kuri icyo gisasiro. Haleluya haleluya, wakira imbaraga, wakira imbaraga, izina ry'Imana rihimbazwe. Wakire kugirirwa neza, wakire kugirirwa neza, wakire ubuzima, wakire ubuzima. Dore abaganga barananiwe, ariko Yesu we aje gutegeka. Wikorera ingobyi yawe utahe mu izina rya Yesu. Shimwe Yesu, shimwe nyiri gukomera, ushimwe nyiri ubutwari, ushimwe nyiri icyubahiro, ushimwe Jehova Rafa. Haleluya, izina ry'Imana rihimbazwe. Beniwa adirayi lehedito benefo, izina ry'Imana rihimbazwe. Ndumva gukora kw'Imana, ndumva ineza y'Imana, ndumva elesi dibini. Imana ije kurema, Imana ije kurema ibitari bihari. Ndagira ngo uhereye nonaha wakira umugisha wawe. Ndagira ngo uhereye nonaha Yesu nategeka. Abantu baremera ko wasenze, Yesu nategeka, barabona ineza y'Imana. Yesu nategeka, amateka arahinduka. Yesu nategeka, dore bakwimye inzira yo kwinjira. Bavuga ko aribo bagezweho, bavuga ko aribo bakwiriye ibyiza. Ariko uhereye nonaha umva icyo Imana ivuganye nawe. Byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Urataha bareba, urataha bakoba amagambo yabo. Ati dibinima agiye kurangira. Ararangizwa n'iki? Nibyo Yesu akoze. Abakuzinze uratambagira imbere ya, abavuze ko bitazakunda erebonias birakunda bahari. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, wizerane nanjye. Haleluya. Imana nta kindi cyiza ije gukora ibyananiye abandi. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ahangaha i Kaperinawumu hari umuntu wari waravutse aremaye. Haleluya haleluya. Hari igihe uremara na diporome yawe ikaremara, hari igihe uremara n'ikofe yawe ikaremara, hari igihe uremara
na konti yawe ikaremara, hari igihe uremara n'isura yawe ikaremara. Ariko kuri itariki ya 30 haleluya na rimwe Yesu amanuwe no gutegeka ngo wikorere enitandosire mu mudugudu aho utuye, ikorera ingobyi yawe babibone, muri karitsiye aho ugenda genda n'ingobyi yawe babibone. Iki ni igihe haleluya, iki ni igihe Yesu akoresheje itegeko mama, iki ni igihe Yesu akoresheje itegeko papa, iki ni igihe Yesu akoresheje itegeko muko, mu izina rya Yesu. Haleluya. Uri Imana yera, uri Imana ikomeye, uri umutabazi wacu. Hato pinifodre hera do beneans, uri Imana yera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva nanjye imbaraga sinjeho zigize ziza ku bagabo babiri. Abo ni bande? N'uwitwa Petero na Yohana. Biravuga ngo bajya ku irembo ryitwa ryiza. Jambo riravuga ngo hari ikirema cyari cyamaze igihe kirekire gisabiriza. Sinzi igihe umaze mu rugo burwayi, sinzi igihe umaze muri iryo kode, sinzi igihe umaze ku kazi bakurwanya, sinzi igihe umaze imiryango igutaye. Ariko nanjye ndategeka, nanjye nambaye imbaraga. Heti bonesire drum. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo aba basore bageze ku irembo ryitwa ryiza bahasanga ikirema. Kikirema ngo cyari cyamaze igihe kirekire gisabiriza. Hera koti kopenefo retoti dandosire drum. Haleluya. Kibabonye ngo baragisaba, barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko hari Imana ikorana natwe, hari Imana igendera muri, hari yivugana natwe. Barakibwira ngo dutumbire icyo dufite turakiguha. Nyarapotara. Haleluya. Uwo mwanya ngo barategeka, barakibwira ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti haguruka. Nanjye ndategeka, haguruka muri ubwo burwayi, haguruka muri ubwo bushomeri. Biraba ngo mwanya birenge bye birakomera, ngo n'ububomba mbari bwe burakomera. Ndagira ngo mbwire ngo ububomba mbari bwawe bukomerere mu bakurwanya, ububomba mbari bwawe bukomerere mu bagukoba. Akira gukomera, akira gutabarwa, akira ineza y'Imana, akira amahoro ay'abana b'abantu bataguhaye, uyakire mu izina rye. Wakira ubuzima. Iyo kanseri ndayitegeka ikire nonaha. Ubwo burwayi bwa sida ndabutegeka bukire nonaha. Bibiliya yaravuze ngo biremwe nonaha, si ibya kera. Izina ry'Imana rihimbazwe. Haleluya. Wowe umurikiranye wizeranye nanjye, niba unyumvuze gutera haleluya, kuko hari ikintu Imana igiye gukora. Hera potika vosirebo ritoti de boneyanse. Ndumva imbaraga z'Imana, ndumva gukora kw'Imana. Imana hari ibintu ikoresheje itegeko. Yaravuze baranga kumva, yo iramanutse je gukoresha kita, je gukoresha itegeko mu izina rya Yesu. Uri Imana yera, uri Imana ikomeye. Haleluya. Barahi Kaperinaumu, Imana yisigariza abagabo bane. Biravuga ngo baraza bagere kuri iki kirema, bafata ingobyi. Imana ize kumbabarira. Uku kwezi kwa 8 dutangiye, Imana iguhuze n'abo umumaro, Imana iguhuze n'abo umumoro, Imana iguhuze n'abakwinjiza mu mugisha, Imana iguhuze n'abakwinjiza mu isezerano, Imana iguhuze n'abarindura ubuzima bwawe. Wakira neza y'Imana, wakira neza y'Imana. Tipo tandiwa zewe takota yabo revodre saini. Haleluya. Izina ry'Imana rihimba. Wakire ibyo utigeze wakira, wakire. Oh, ndafashijwe. Herutse kubibwira Kuro, biramubwira ngo yewe Kuro, uwo nimikishije amavuta, biramubwira ngo nzamukenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Imana ise kumbabarira igukenyuririza ababa nubwo badashaka gukenyurura. Imana bakenyuruze. Ripotika rasiredre aho yerereye hose, waba uri hano mu Rwanda, waba uri mu majyepfo, waba uri burasirazuba, waba uri burengerazuba. Haleluya. Waba uri mu majyaruguru, waba uri muri Uganda, waba uri mu Burundi, waba uri Kenya, waba uri Canada, waba uri muri Amerika, waba uri South Africa,
aho uherereye hose wakire mu izina rya Yesu umugisha w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Shipini modre leto pandosikita risitope hage kotika ribone sire drome. Ndumva gukora kw'Imana, ndumva ineza y'Imana, ndabona hari ibintu Imana itangiye gukora, ndabona hari ibintu Imana itangiye kubohora, ndabona hari ibintu Imana itangiye gukoresha itegeko kota. Hari ibintu bigiye kukwitaba kubwira isengesho, hari ibintu bigiye gutangira kukwitaba. Ibi bintu byari byaranze, ibi bintu wari warasenze byaranze, ndakubona wowe bari bagiye guteza cyamunara. Imana ivuze ngo iki? Iravuze ngo ihagaritse cyamunara. Pera kotando sirebo heti kotitando siredro ima era bonema shebote kirevo ritoti. Hakira gutabarwa, hakira gutabarwa. Ntabwo ibi bintu bikibaye. Imana iciza impapuro, yohereje ubutabazi, yohereje ubutabazi. Era kota ya bone shine ripotando siredre rere vodra. Haleluya. Izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Urera mwami w'abantu, urera nyir'ugukomera, urera nyir'ubutware. Haleluya. Imana yishakiye igitabo, ntabwo gisebye. Imana iraserutse, Imana irigaragaje. Ripotando sikita revodre retaye. Haleluya. Ushimwe Yesu, ushimwe Yesu. Wowe byari byacanze, wowe byari byanyobeye. Imana ivuze ngo iki? Iravuze ngo uhereye nonaha Imana irabicanguye. Imana hari ibintu icanguye. Wowe wariraga amarira ararangiye, wowe wariraga amarira ararangiye. Revotikita zopene micro. Izina ry'Imana haleluya, izina ry'Imana rihimbazwe. Ndumva nezerewe, ndakunezerewe mwami. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo mwebwe mugeragejwe n'ibigeragezo. Mugabo umwe w'Umwongereza yigize ajya mu mwuka, bari bamukatiye imyaka 12, hajya mu mwuka araririmba, haravuga ngo wabatinyutse ibyago byose, haravuga ngo naza kurikira umwami Yesu. Refotikita repandota yagidemo, haravuga ngo naza kurikira umwami Yesu. Ndabyumvishe ngo ave muri gereza. Abazima bari abansi be abakomeje kumurwanya barongera baramurega. Hanyuma amateka avuga iki? Ngo barongera bamukatira arapota kita andi mezi 6. Uyu mugabo ngo ari muri iyi gereza arongera araririmba iki gitero cya kabiri, aravuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ngo abasimubwira ngo bazagwa. Haleluya. Ushimwe Yesu, ushimwe nyiribihe. Uri Imana, uri Imana. Aba bagabo bane Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo bafata ingobyi, bafata iki kirema. Ndagira ngo uhereye nonaha nongere mbisubiremo. Imana iguhuze n'abantu b'umugisha, Imana iguhuze n'abantu bakwinjiza mu isezerano. Amaboko yaragufashe adafite icyakumariye, uhereye nonaha kure kuko hari ayandi maboko Imana yishakiye agiye kugufata akakugeza ku isezerano, akakugeza ku gisubizo cyawe. Uhereye nonaha ayarafashe nanjye ndekure etoprenema ayumugisha mfate mu izina rya haleluya, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo baragenda ngo bagere kuri iyo nzu Yesu yararimo, ngo bahageze basaba inzira yo kwinjiza iki kirema. Haleluya. Inzira barayibimba. Ndagira ngo mbibutse, hari abari bazindutse bagiye ijoro ryose kubera amakuru bamenye ko Yesu ari muri urwo rugo. Hanyuma haleluya ngo bagende bakereyo basabye inzira barayibimba. Bibiliya iravuga ngo aba bagabo barangije ngo baca hejuru, baragenda bapima aho Yesu ari. Biravuga ngo basamburaho amategura. Imana izi naho uryama, Imana izi naho urara, Imana izi imigendere yawe,
Imana izi imirire yawe. Perasakotika retota nosirebo. Ijwi ry'Imana riri kumbwira ngo mbwire uyu muntu amaze igihe kinini rasenga, amaze igihe kinini rasenga ashaka ibyangombwa. Imana irabimuhaye, akira ibi byangombwa. Iki cyifuzo wari ugifite. Haleluya. Shepota ya binya. Urakoze mwana, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze nyiribi, urakoze nyir'ubutware, urakoze Jehova Rafa. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihimbazwe. Wikangwa n'abagezeyo mbere, wikangwa n'abatabawe imbere yawe. Iki ni igihe cyawe nawe, iki ni igihe Imana ije gukoreramo, iki ni igihe Imana ije gutegekeramo. Reto penefo ngo babima inzira yo kwinjira, baca hejuru basambura amategura, hanyuma ngo bapimaho Yesu ari. Ndagira ngo wizerane nanjye, mujugunya ahantu Yesu ari. Haleluya, haleluya. Terapota ndosiregre. Hanyuma ngo barangije bafata cya kirema. Hari ikintu nibashije, nasomye Bibiliya nsanga aba bantu nta rwego bigize bazana ngo buririreho. Wakwibaza ngo bazamuwe n'iki? Izi n'izindi mbaraga z'Imana. Barangije ngo bafata iki kirema bakimanuriraho Yesu ari. Baragenda ngo banagamo iki kirema ngo kigende kikubita imbere ya Yesu. Yesu haleluya niyita kuri iki kirema. Ndafashijwe niyita kuri iki kirema. Biraba ngo ahitararama areba ahubwo aho giturutse. Imana ize kumbabarira, iraramire mu rugo rwawe, iraramire kuri fiance wawe, iraramire ku penuma hadihedre, ireba abana bawe. Haleluya. Ngo Yesu arararama ngo arebe niyita ku bubabare. Ndagira ngo mbwire uko kugeragezwa kwawe, icyo kigerageza ubona, impamvu ubona kitari kurangira, Yesu yarararamye, ntabwo akitayeho. Hago munyumvishe, ahubwo arimo arareba abagisunitse, arimo arareba abagukobye, arimo arareba. Hayi, oh papa urima ngo arararama areba hejuru, arimo areba hejuru rero. Mu kugarura amaso kwe ayagarura areba cya kirema, ahita amubwira ngo ndategetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Uhereye nona Yesu ategeke wikorere ingobyi yawe. Ayi, haleluya. Wikorere ingobyi yawe utahe. Akira, akira. Shekotaibo rehidrede shani. Akira tikitando siredro rebonema. Akira. Yesu arategetse, Yesu arategetse. Mama arategetse, papa arategetse, mukuru arategetse. Korera ingobyi yawe utahe. Kira mu mwanya gihita gihaguruka. Abakinnye inzira yo kwinjira baribwiriza bagiha inzira. Uhereye nona by'Imana ukoreye bigiye gutuma usohokera imbere y'abavuze ko bitazakunda. By'Imana ikoze hetika. Nakumva papa rifosa nodre topelema hetikita ya bon. By'Imana ikoze bigiye kuguhesha gutambuka. By'Imana ikoze bigiye kuguhesha gusohokera imbere y'abakunzi. Ayiwe ukuntu Dawidi avuze muri Zaburi ya 84 murongo w'8. Oh ayiwe urakoze mwana. Shapata retoti dibinians urera mwana. Shekota mbonema. Ayiwe ayi uripota rishando aigre bimana
uri Imana. Kimara gutambuka Dawidi avuze ngo iki? Haravuze ngo ibizongera kuguhagurukira, ibizongera kukurwanya, Imana igiye kubikurasira, niwongere gusakuza irebokita, Imana dewetaye, kandi zabarashisha umwami. Uyu mwami kandi witonde, ni umwambi uje ubatunguye, inama zabo barimo igiye kukurasira. Babandi bakurogeraga, Imana igiye kubakurasira. Bakuvugaga ya magambo, Imana tera ibirasa mu izina rya Yesu. Shebonema, uri Imana y'imbaraga. Dusengane tugire ibintu tubwira Imana irasa. Bya bindi byakubuzaga kwinjira mu rugo rwawe ngo ukore mariage, Imana ibikurasire. Shebonema, bya bindi byakurwanyaga mu kazi uko bukeye nuko bwije, Imana ibikurasire. Shiti binima, use kumbabarira. Dusenga na uherereye hose, tepone mode kita, uyitungira urutoki yo yiteguye, amina, kukurasira. Kandi irabitunguza uyu mwambi. Shetika revodre dore ene mangodre shato penemo. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Bantu batwimye inzira yo kwinjira, hari kukimara gutegeka twakiriye gusohoka, twakiriye gusohoka. Kandi muri uku gusohoka abarwanya barakomeza barwanya, abavuga barakomeza bavuge. Hari kurirahiriye uvuze ko ugiye kuba turasira perasidiwi, turasira abagambanyi, turasira abarozi, turasira imbaraga za karande, turasire buri kimwe. Haleluya. Turasira ibituma tutakira imigisha yacu, turasira ibituma tutubaka ngo byubakike, turasire abadusenyera uko bukeye nuko bwije. Perasidi widro. Urera Mana, urera nyiribihe, urera nyirugukomera. Shepata refadre. Haleluya. Shepata. Ni wowe wera wenyine, ni wowe ubasha kuremera umusozi utabimenye, ni wowe ubasha kwica imigambi y'incakura. Ndabyibuka nawe mu bice bibiri yaranditse aravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, ngo yarangiza akamamaza iby'amahoro. Aravuga ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe. Shebotayi, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho. Ngwino ugire ibyo utsemba ku bantu bawe Mana, ngwino ugire ibyo utsemba ku babyeyi bankurikiranye, ngwino ugire ibyo utsemba ku bapapa bakurikiranye mu Wese Imana TV, ngwino ugire ibyo utsemba ku basore n'abakobwa. Hotiponesire gro. Niba umunyabibi yakuweho, abari bakeneye gushyingirwa nibashyingirwe, batangire babone ikimenyetso. Tekotayi refana. Bari bakeneye akazi, horabi shandodrey, bikorera ingobyi yabo bajya mu kazi uhereruna. Bari batinze ku gisasiro muri ubu burwayi, bakire gukira, bikorere ingobyi yabo batanye. Ndabyibuka ku kidendezi Betesida, uhageze ubaza umurwayi, uramubaza ngo mbese urashaka gukira? Ngwino ukore. Tabonema shetipo. Terabayas revagro. Uri Imana rito pandezalai. Uri Imana ikora nta bimenyetso, uri Imana ikora nta bimenyetso. Kwa Sara wajyanye y'umwana,
mujyana nta bimenyetso byo gusama bihari, ndabyumvishe. Ukora nta bimenyetso. Kwa Bidodomu warihanganye umanukayo, uragenda urakora. Urera mwana, urera nyiribihe. Umuntu wese umurikiranye umugisha, amahoro, kugirirwa neza nawe bimubeho. Dawidi yandika muri Zaburi, yaravuze ngo nyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abandwanye bakirebe bamware. Umuntu uzankurikirana, Mana uzamunyerekera ikimenyetso cy'ibyiza. Shidikita mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Penema nzumve abamamagara bambwira ko bagiriwe neza nawe, bari gushima bavuga imirimo n'ibitangaza wakoze, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Bibiliya yarambwiye ngo biremwe nonaha, si ibyake. Ndumva hari ibintu ukoze, ndumva hari ibintu uremye, ndumva hari ubuzima utanze ku bantu bawe, ndumva hari abantu wejeje, ndumva hari abantu uhaye amahirwe ya kabiri, ndumva hari abantu uremeye amashimwe. Peri wasi de bonne kit la sopene mandodra. Ni wowe Mana, twarakubonye, twarakubonye, twarakubonye. Ubereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo ababarwanya bakirebe bamware. Urakoze kubyumvisha, urakoze kugiye kubikora. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen, amen. Umugisha w'Imana babeho mu izina rya Yesu.